guhera ku bikomere byo kuva ku Bwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, urugamba rwo kurwanya iterabwoba, amateka y'isi na siyanse, ibihe bikomeye byagarutsweho nk'ivumburwa ry'ubwenge butari karemano, ubusahuzi bw'umutungo kamere n'ubutunzi mu bihugu bikennye, guhuza no guhuzagurika mu bufatanye mpuzamahanga. Niba uri hano ugiye kumenya ibibera hirya no hino ku isi. Birashoboka kumenya amakuru y'isi yose mu minota 30. Ikoranabuhanga bugabe ibitero kuri demokarasi mwese byitwa uko nibwo bwa mbere Zawahiri yari ahuye n'umuntu ukomeye gutya. Ni nabwo yari yumvise n'amatwe yuko hari gahunda yo kuzashinga leta ya Kisilamu itarimo umwanda w'abakafiri bahonyora nkana amategeko ya Quran. Turi Trio Rumurika. Turabasuhuje. Niba mudukurikiye murimo kureba Trio Rumurika, tubaha ikaze nanone ku biganiro byacu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo ireba buri wese. Ingingo itubyutsa saa 9 z'ijoro cyangwa saa 8 z'ijoro, rimwe na rimwe kana turaza mu kazi. Amafaranga ni ikita rusange ku bintu byose, haba mu kugura, mu kugurisha, mu kuguza ndetse n'izindi ngingo. Uyu munsi ashobora kugura byinshi biri kuri iyi si, ariko ikibazo kibazwa na benshi, ahazaza hayo ni he? Amafaranga tuyazi nk'inoti n'ibiceri, amafaranga akoreshwa mu bihugu bitandukanye, hakaba nakoreshwa ku rwego mpuzamahanga. Gusa uyu munsi uburyo bwo kuyahererekanya ndetse n'uburyo bwo kuyakorera bwarahindutse. Hari ubwoko bwinshi bw'amafaranga adafatika atari mu noti n'ibiceri, amafaranga twohererezanya nk'imibare hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga nka telefone na mudasobwa, ashobora kuvunjwa mu noti n'ibiceri, ariko hakaba nandi none hatabaho mu noti n'ibiceri, ayo bita cryptomone. Uyu munsi amafaranga y'inoti n'ibiceri yaba ari mu marembera, ahazaza h'amafaranga ni hehe? Tubahaye ikaze. Mbere yuko tugaruka hano mpikaze bagenzi banjye ngo tuganire ku ngingo irebana n'amafaranga, reka tubaho umwanya mukurikira icyegeranyo twateguye ku birebana n'imikoreshereze y'amafaranga ku isi, amateka yayo, uko yagiye atera imbere n'ahazaza hayo. Turi Trio Rumurika. Ikaze. Kano kanya kuri iri segonda, ahantu hatandukanye ku isi abantu barimo barahererekanya amafaranga mu ntoki. Amafaranga aya y'inoti n'ibiceri, amamiliyoni y'amadolari arimo arahererekanywa mu ntoki z'abantu bagura ibintu, bishyura imyenda, batanga imyenda, batanga imfashanyo n'amaturo n'ibindi. Gusa aya ngaya ntabwo ariyo mafaranga arimo arahererekanywa yonyine, kubera ko harandi arimo aroherezwa hakoreshejwe ibyuma by'itumanaho nka za telefone na za mudasobwa. Aya ntawe uyabona. Icyo babona ni imibare yanditse mu byuma. Kohererezanya kuri telefoni no kuri mudasobwa ubutumwa bufite agaciro k'amafaranga. Ukabona muri telefoni ngo wakiriye ibihumbi 5, mu by'ukuri ntabyo ufashe mu ntoki, ariko ngo ukabura yakiriye. Raporo zivuga ko ikoreshwa ry'amafaranga ku isi mu mwaka wa 2019 zavugaga ko muri rusange 30% byonyine by'ubucuruzi bwose bwo ku isi aribwo bwakorwaga abantu bishyurana bahererekanya amafaranga mu ntoki. Ni ukuvuga ko 70% by'ubwishyu bwakorwaga icyo gihe abantu bohererezanya amafaranga nta uyakozeho, nta n'uyabonye. Iyi mibare ubu yarazamutse cyane bitewe n'uko ubwo hadukaga icyorezo cya COVID-19 abantu bashishikarijwe kurekeraho gukora ku noti n'ibiceri. Ahantu kwishyurana cash cyangwa se guhererekanya inoti n'ibiceri bigifite agaciro ni ku bicuruzwa bidafite agaciro kanini. Banki nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibara ko 55% by'ubucuruzi buciriritse bucuruza ibicuruzwa bitarengeje agaciro k'amadolari 10, ubwo nahagana ku bihumbi 10 by'amanyarwanda, aribwo bukorwa abantu bahererekanya amafaranga mu ntoki. Amafaranga ni icyizere cyanditse ku mpapuro. Kubera iterambere ry'ikoranabuhanga, iki ni icyizere twatangiye gukura mu mpapuro tugishyira muri mudasobwa. Buri kwezi iyo baduhembye, ntabwo biba bivuze ko umukoresha yateruye igikapu cyuzuye inota agashyira banki ngo aya mafaranga ni muyankirire kuri konti ya buri mukozi wanjye. Oya, waragenda gusa akabereka imibare akababwira ati uyu muntu ni mumumbwirire ko muhaye amafaranga ibihumbi runaka, ubundi banki ikakoherereza ubutumwa ngo ubonye amafaranga, kandi nta noti nimwe yigeze iva ahantu hamwe ijya ahandi. Gusa baba baguhaye icyizere cy'uko igihe icyo ari cyo cyose wabishakira uzagenda bakaguha ku mafaranga ari aho ngaho. Bisa rero naho amafaranga yose ari kwisi ari ayacu twese turayafatanije, upfa gukora igikorwa cyemeza ko yakwiye gusa. Uyu munsi mu Rwanda hari konti za mobile money zigera hafi kuri miliyoni 16. Aba nabohereza, abakira, ababitsa n'abagura ibintu badakoze ku mafaranga, ahubwo bohererezanya ubutumwa bugufi bwanditsemo amafaranga.
mu mwaka w'ibihumbi 2020 ingano y'amafaranga abantu bahererekanya bakoresheje mobile money yiyongereyeho 206%. Abantu bahererekanije amafaranga miliyaridi 7 na miliyoni 177. Ibi byose bituma amafaranga nk'inoti n'ibiceri biba bike mu gihugu, ndetse biba ngombwa ko banki z'ibihugu zikora inoti n'ibiceri bike kuko abantu basigaye bakoresha amafaranga yo mu ikoranabuhanga. Byageze naho uyu munsi hakozwe amafaranga atabaho mu buryo bufatika bw'ibiceri n'inoti, ahubwo akaba ari amafaranga y'imibare ihererekanywa kuri internet, ariko iyo nayo ikaba imibare ifite agaciro k'amafaranga asanzwe. Ubusanzwe leta z'ibihugu nizo zigenzura amafaranga ari mu gihugu, kuko banki y'igihugu nayo ari igenzura imibereho y'ubukungu buri mu gihugu ishingiye ku ngano y'amafaranga n'uburyo akoreshwa. Gusa aya mafaranga yo kuri internet atanabaho mu noti n'ibiceri yo ntabwo ari ay'igihugu icyo ari cyo cyose, n'ay'isi yose. Bivuze ko nta rwego na rumwe ruyagenzura, abahisemo kuyakoresha nibo bayagenzura kandi mu ibanga rikomeye. Kuri iyi ngingo dore ikibazo kibazwa na benshi uyu munsi. Hamwe no kukumenyera gukoresha amafaranga adafatika, ahubwo tuyohererezanya mu mibare mu ikoranabuhanga, igihe bizarangira abantu benshi cyangwa bose batangiye gukoresha amafaranga atari ay'igihugu na kimwe, atanabaho mu noti n'ibiceri, atagenzurwa n'urwego rwari rwo rwose rwa leta, iki gihe ubukungu bw'ibihugu buzabaho bute? Ni ukuvuga igihe abantu bazaba bakoresha amafaranga banki nkuru y'igihugu itagenzura, bakora ubucuruzi kuri internet, Minisiteri y'Ubucuruzi itazi, iki gihe ibihugu bizabaho bite kandi abantu bakora ubucuruzi badashobora gusorera kuko butazwi? Amafaranga yatangiye gukoreshwa ku isi mu myaka iri hagati y'ibihumbi 6 n'9, aza nk'inzira yo kugurana ibintu abantu bakeneye. Mu myaka ibihumbi 3 ishize nibwo abantu bahisemo zahabu nk'ifaranga rya mbere. Aya rero ni amabuye agoye cyane kuyacukura, yoroshye kumenya kandi akaba make cyane munsi y'ubutaka, ku buryo wabaga rifite yashoboraga kurigwaho agace gato karyo ukamuha ibicuruzwa we ashaka. Ahagana mu mwaka wa 600 mbere ya Yezu Kristo nibwo hatekerejwe uburyo zahabu n'andi mabuye y'agaciro yajya acurwamo ibiceri bifite uburemere bungana n'agaciro kabyo, wenda nk'igifite garama 5 kikaba kigura ibicuruzwa runaka, niba wenda inyama y'inka igurwa garama runaka z'izahabu, ubwo icyo ngicyo akaba ari cyo giciro nyine. Nyuma leta z'ibihugu zatekereje gushyiraho ibintu bidafite agaciro, ariko bikaba ari ibimenyetso by'uko umuntu runaka afite ubutunzi. Ugafata zahabu yose ufite uko yakabaye, ukagenda leta ikayikubikira, noneho leta ikaba ari iguha urupapuro rwanditseho ingano ingana na ya zahabu bakubikiye. Ibi bipapuro baje kubyita inoti, note. Iki gihe nibwo za leta zari zitangije icyizere nk'ishingiro ry'amafaranga. Icyo wasabwaga gusa kwari ukugirira icyizere leta, ubundi bakakubikira zahabu yawe uko ingana kose, bakaguha igipapuro kidafite agaciro namba, ariko kikagahabwa na cya cyizere wagiriye leta. Ugihaye nawe akagira agaciro kubera icyizere akugiriye, akakigirira ubwo na leta. Ayo ngayo niyo mafaranga. Icyizere n'ubwumvikane. Igihe amafaranga yarakiri zahabu, ubucuruzi ntabwo bwari bushingiye cyane ku cyizere, kubera yuko zahabu ni ibuye ry'agaciro kandi umuntu yabaga afite ku buryo bugaragara. Ariko akimara kuba inoti, ubucuruzi bwahise bushingira noneho ku cyizere. Ari nayo mpamvu leta yabijemo kugira ngo igireba yuko icyo cyizere cyubahirizwa, kuko ntabwo byashoboraga kumvikana uburyo naguha umutungo wanjye wose hanyuma wowe ukampa igipapuro cyanditseho imibare gusa. Uyu munsi banki nkuru z'igihugu bita Central Bank cyangwa Banque de Banque yakubwira umubare w'inoti ziri mu mifuko y'abantu no mu mabanki, kubera yuko izuko buri faranga rikoreshwa n'inyungu ribyara, ari naho ihera icunga ubukungu bw'igihugu, ikamenya yuko buzamuka cyangwa se bwamanutse. Iyi niyo mpamvu buri gihe ikoreshwa ry'amafaranga rireba abantu babiri, ugura n'ugurisha, ariko hakazamo undi muntu wa gatatu. Uwo ni leta, igomba kumenya yuko bya bintu byaguzwe koko, kugira ngo buri segonda ijye imenya uko ubukungu bw'igihugu bugenda buhinduka. Birasa naho amafaranga ari bitangaza, kubera yuko asa nakora byose, ariko hari ikintu gishobora kuyakoma mu nkokora kikayaca umugongo. N'ubundi buryo bw'ubuhahirane bushobora kuza bukayasimbura. Ubu buryo bushobora kuba burimo kuza kandi buzazanwa n'ikoranabuhanga rya internet. Internet yarangije gufata ububasha bwose bwahoranywe n'abantu bamwe, ibushyiraho buri wese ashobora kububona. Bigezaho noneho za leta zisa naho zigenda zitakaza ubushobozi cyangwa umwihariko wazo kubijyanye n'imicungire y'amafaranga n'ubukungu bw'ibihugu. Leta ubwayo igenda igabanyirizwa ububasha, ahubwo hagashyirwaho amafaranga y'isi yose atagira umupaka,
kandi adafatika nk'uko twakoreshaga inoti cyangwa ibiceri. Ibi ngibi byitwa cryptocurrency. Babara yuko uyu munsi hari amoko 1600 y'amafaranga akoreshwa kuri internet atabaho mu buryo bw'ibiceri cyangwa inote. Iryamenyekanye kurusha ndi yose ryitwa Bitcoin. Aya mafaranga niyo bita cryptocurrency. Mu Cyongereza to encrypt no gufata amakuru runaka ukayahisha mu buryo bwa gihanga ukoresheje ibimenyetso cyangwa imibare. Niba ari nk'ijambo ukaryandika mu buryo bw'ibimenyetso ukoresheje amagambo, imibare n'ibimenyetso bivangavanze, umuntu yakwita nka code, ku buryo nta wundi muntu wapfa kubisoma usibye ufite ubuhanga bwo gufungura bya bimenyetso gusa, noneho we akabisubiza mu magambo asanzwe. Cryptocurrency rero ni ubwoko bw'amafaranga akoreshwa kuri internet, ariko agakoreshwa mu buryo bw'ubutumwa n'amakuru hahishe cyane hakoreshejwe ibimenyetso byubatse mu ikoranabuhanga. Uyu munsi Bitcoin rimwe rigeze ku manyarwanda miliyoni 47 n'ibihumbi 487 na 548 n'ibice 50. Mubikurikiye mu buryo bw'inshamake ibirebana n'amafaranga, ariko noneho tugiye kubiganiraho mu buryo burambuye tubyunguranaho ibitekerezo. Mbahaye ikaze Gentil Gedeon Ntirenganya. Murakoze cyane Ismael. Ndetse na Alphonse Muhire Munana. Murakoze cyane. Amafaranga ni icyita rusange ku bintu byose birebana no kugura ndetse no kugurisha. Ushatse wavuga n'imibereho y'uyu munsi yubakiye ku mafaranga. Uyu munsi ndetse no mu gihe cyose cyashize amafaranga asa n'ikizere, ariko cyanditse ku mpapuro. Ni ikizere bitewe nuko ikintu ashingiyeho cyonyine n'ubwumvikana abantu bagize bwo gufata icyita rusange cyangwa se ikintu gishobora kuzajya kiguranwa ibintu byose. Mbere yuko hatangira gukoreshwa ibirebana n'amafaranga habagaho kugurana ibyitwa troc. Umwe akazana imyumbati, undi akazana amagi, undi akaba atanga service runaka nko kogosha cyangwa se kuburanira abantu. Ibyo ntago byashoboraga gukomeza gukoreshwa kubera ko bwari uburyo burimo imbogamizi cyangwa se inzitizi zigiye zitandukanye. Ntabwo abantu wagurishaga n'umuntu bitewe n'icyo uwo muntu akeneye. Ntago washoboraga kuza kunzanira amagi ngo nguhe imyumbati yanjye, kuko hari igihe washoboraga gusanga ngiye cyo nikenera ari kwiyogoshesha. Icyo rero amafaranga yaragikemuye. Yabanje kuba uburyo bwo kubika ubutunzi. Ubashije wejeje toni 10 z'ibigori, igihe ugiye kwimuka ntabwo washoboraga kuzimukana, byashoboraga kugorana. Ikindi kuzihunika byasabaga ibikorwa remezo bitandukanye, ibigega, imiti yo guhungira n'ibindi. Icyo gihe igihe ugiye kwimuka cyangwa se udafite ububiko bw'ibigori byawe, icyo washoboraga gukora gusa ni ukubyeza ukabiha umuntu akaguha amafaranga. Amafaranga ushobora kugura icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga amafaranga ashobora kuvunjwa mu cyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ko mfite amafaranga, mbaye ntafite amafaranga ariko nkaba ndi umwarimu, amasaha mara ku kazi ndimo kwigisha abantu nshobora kuyavunja mu buvuzi, kubera ko amasaha mara nigisha ntabwo navuga ngo ndakorera umuganga ikintu kiniki ankura iryinyo, umukuzi w'amenyo, ariko mfite amafaranga ndabizi byanze bikunze ko yakeneye. Icyabayeho n'ubwumvikane bwo kuvuga ngo reka tureme ikintu kimwe cy'ikizere ku buryo buri wese uzaba gifite, buri wese azamwizera kubera ko azi ko gikora neza. Ngerageje kugira icyo nongeraho, icyo ikizere ni ikintu gikomeye cyane. Ikizere n'amasezerano, ibyo abantu basezeranye bakumvikana ngo uru ni urupapuro rusanzwe twanditseho imibare 50, twanditseho imibare iyi n'iyi. Noneho abantu bakaba bazi ko icyo kintu kitabasha gusubirwamo mu buryo bworoshye. Icyo kizere nicyo gituma uyu munsi hari ibihugu bigomba gutunga intwaro kirimbuzi, ibindi ntibizitunge, nkaho bamwe ari indabo cyangwa ari imiti, abandi bakaba bazirwanisha, bakavuga ngo twebwe turumvikanye. Ku bijyanye n'amafaranga nabwo biraza kugenda gutyo. Ikizere kigenda gute? Kuko uramutse ufashe nibyo twavugaga ubushize, ufashe inoti ya 5 cyangwa inoti y'amadolari 100, uyu munsi hakabisa itangazo rivuga ko iyo noti ntacyo
hasohotse indi yateshejwe agaciro, cya cyizere kirayivaho ku buryo irutwa n'ikirayi kimwe cyonyine gusa. Bigaragara ko amafaranga ntacyo yaba aricyo nk'uko wabivugaga, icyizere n'amasezerano ashyiriweho kitariho. Nuko nguko bigarukagaho twabivuzeho ubushize ko mbere hataraduka ibi by'amafaranga nyine tuvuga ngo inoti yanditseho ya 5, y'10, y'amadolari, twabivuzeho yuko uburyo bwo guhererekanya ibintu byakorwaga mu bundi buryo. Mu gifaransa aribyo bita ngo échange de troc. Kuba ufite ibirayi je nkeneye amashaza tukabihererekanya, cyangwa service nka kwasiriza inkwi ukampa amashaza. Yego cyane rwose. Ariko noneho hakaba igihe wowe uzi kwasa inkwi udakeneye amashaza kandi ariyo mfite. Uratekereza isoko ry'icyo gihe ukuntu ryari kumera? Nazanye inkwi zo kugurisha, wazanye imyembe, undi yaje kogosha, hari umunyamategeko hariya, tukaza wowe waje ushaka kwigurira urukwavu. Yego, ugasanga wazanye urukwavu, icyo yashakaga nuko iyogoshesha. Wowe icyo ufite ni imyembe, kugira ngo muzahure wowe ushaka kugura urukwavu. Nukuzenguruka isoko. Byasabaga ko umenya niba umwogoshi akeneye urukwavu. Yego, ukamuhereza urwo rukwavu, ukamubwira ngo ubwo ngo haye urukwavu rero nyanogoshere uriya muntu wazanye imyembe, nanjye mpereze imyembe. Byashoboraga kugorana. Hari hakenewe ikintu kimwe abantu bose bashobora kwizera. Icyo rero cyaje kuba amafaranga. Ariyo mpamvu batekereza ko amafaranga ari ryo dini rya bose. Abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se barwanya politike n'imibereho y'uburengerazuba bw'isi, kenshi uzababona barimo batwika nk'ibendera rya Amerika. Amadolari yo barayabika. Yo barayabika, ntabwo bashobora kuyikoraho. Bitangira rero urumva byatangiye gutyo, ariko hari icyo bitaga nka unité de base, icyo abantu baheragaho mu myaka myinshi ishize yari zahabu. Yego, twabivuzeho zahabu. N'impamvu amafaranga bayita note nuko amabanki cyangwa ibigo byari bibishinzwe byabikaga izahabu. Umuntu utwaye izahabu ibiro tuvuge 10 ni byinshi, akabijyana muri banki, hanyuma banki ikamwandikira inyandiko. Twebwe banki note. Twebwe banki rero tubitse izahabu ya Munana. Icyo gihe yari leta nizo zatangiye zibikora. Aho muzabona Munana azanyura urupapuro, muzamuhe icyo ashaka kubera ko atunze ibiri 10 bya zahabu turabizi ko bibitse hano. Nuko note zavutse. Uyu munsi rero ikibazo gikomeye nuko bya bintu abantu bari barumvikanye nabyo byatangiye kuba umutwaro. Nukuvuga aya mafaranga iyo dufite uyu munsi nyine ibiceri, izo note, amadolari, kandi mbere yari yoroshye, ariko ubu nayo yatangiye kuba umutwaro ku buryo abantu batekereza yuko ushobora no kuyavaho. Urabona uko nguko hari kuza n'ibi ngibi bya crypto monnaie. Navuga ngo uburyo amafaranga aya ngaya yashyizweho icyizere nk'uko twabivugaga y'impapuro, ni amafaranga mu by'ukuri nyuma yaba banki y'isi, yaba izi Bretton Woods institutions za FM n'ibyo byose, uburyo babyumvikanyemo birimo ikibazo. Ikibazo giteye gite? Amafaranga atangira, hari umuntu muzakurikira, umuntu witwa Cassius yari umwami wa Lydia, bari bafite umugezi utemba zahabu. Niwe muntu wa mbere wakoze amafaranga. Niwe munsi baca umugani ngo riche comme Cassius. Ayo mafaranga yari akoze muri zahabu. Zahabu iri rare, niyo mpamvu iri precious, ntiboneka. Yego, ibyo biha agaciro kuko ibintu ari byinshi niko bihari muri nature en abondance, nta agaciro biba bifite kadasanzwe. Ntabwo nge nawe turirwa tuganira ku bintu by'umusenyi mu muhanda abantu bose birirwa baganira. Ntabwo twavuga ngo reka unité d'échange tuyigira ibibazo. Yego, niyo mpamvu ayo mafaranga rero yari afite agaciro gakomeye cyane kuko akoze mu kintu cy'agaciro. N'ubundi ntabwo wabasha kuyatesha agaciro ngo byandi bigereranye n'ikirayi. Niyo mpamvu aya yandi akoze mu bipapuro, mu gipapuro nyine agaciro kayo ni gatoya. Uzumva abantu bamwe bakubwira ngo nk'abantu nka Gadhafi ngo otani yabirukanse kuko yari maze kugira stock nini cyane ya zahabu, bavuga ngo bagiye biravugwa ko Gadhafi yari afite umushinga wo gukora gold dinner
iyo goldina ikaba dinari ikoze ifite couverture ya zahabu, iyo kaba ariyo y'abanyafrika. Ifaranga nk'iryo ryakwahagiza isi yose, wakura hehe zahabu izadisharenjinga ku isi mu gihe wari ko imprime impapuro zikoze mu biti? Ibiti birahari hose, nubwo hari ikibazo wenda cyuko abantu bagenda babitema hakabitsi intuza, ariko byaba bihinduye icyo twakwita ordre mondial byako kanya, ku buryo koko entre guillemets nubwo aka kanya utahita uzana gihamya bikunze kugarukwa mu conspiracy theories, ariko byo Libye zahabu yari yifite itari nke. Ibirebana na ordre mondial cyangwa se ibyisi yumvikanyeho mu mikoreshereze y'amafaranga cyangwa se n'izindi politike, kubera n'amafaranga Gedeon yarabikomojeho mu kanya ko uyu munsi bisa naho irimo kwinjira muri crise, kubera ko amafaranga kuyakora nukujya banki nkuru z'ibihugu nizo zicapa amafaranga, zifite icapiro ry'amafaranga cyangwa se zigatanga uburenganzira bwo gucapa amafaranga. Abantu benshi batekereza ko mu buryo bworoshye bitamuvunnye ashobora gutekereza buriya ibigo hagati aho buri ibihugu byinshi ntabwo byicapira amafaranga, bitanga amasoko. Yego, ariko icyo nashakaga kuvuga nuko abantu benshi murebana n'ubukungu yumvise nka banki nkuru y'igihugu cyangwa se abandi banyabukungu bavuga ngo dufite ikibazo cy'amafaranga mu gihugu, amafaranga ni make, baratekereza ngo kuki mudakora yandi, mufite ubushobozi bwo kuyakora. Abantu benshi mu birebana n'ubukungu batekereza ko gukorera amafaranga nibyo biragoye, ariko ikigoye cyane ni ukuyacunga no ku muntu ku giti cye. Bitekerezwa ko gukorera amafaranga, umuntu wese akorera amafaranga ntibisaba kuba warize cyangwa ufite ubundi buhanga runaka, ariko kubirana no kuyacunga. Hari abantu benshi bakorera amafaranga ndetse na benshi mu bakorera amafaranga ashobora kukubwira ko akennye kandi buri munsi abyukira ku kazi, undi akakubwira ko kubasha kuyabika no kuyacunga ari byo bimufasha. Mu buryo rusange mu rwego rw'ibihugu ndetse no ku rwego rw'isi, amafaranga akorwa n'umurimo. Ni ukuvuga ngo abantu kuba babyutse mu gitondo bakajya ku kazi, hakagira ugira ibyo agurisha, hakagira n'ugira serivisi atanga agahembwa amafaranga, akajya kugura isukari ku isoko, umucuruzi w'isukari akajya kugura ikibanza, uwagurishije ikibanza nawe akajya kubaka inzu. Uko guhererekana kw'amafaranga, buri faranga watanze ukunguka irindi, niko amafaranga akorwa. Umwaka ukazarangira, niba banki nkuru y'igihugu yaracapye tuvuge miliyari 100, umwaka ukarangira mu gihugu harimo miliyari 180, nta yandi izo 180 banki nkuru itarazicapye, niyo nyungu. Ibyo rero mu rwego rurebana n'ubukungu, banki nkuru y'igihugu cyangwa se leta muri rusange niyimenya ngo mu gihugu muri uyu mwaka twari dufite amafaranga ya nayo inoti n'ibiceri, umwaka urangiye dufite aya ngaya. Banki iri hagati n'icunga imikoreshereze y'amafaranga, buri faranga ikamenya ngo riri hehe mu mufuka wande. Kuri cryptomonnaie turiho rero, bivuga ngo iyo control, uko ubwo bugenzuzi, uko kumenya ngo amafaranga ari hehe, yaturutse hehe, service zakozwe mu gihugu, goods and services byazanye amafaranga ngahe, iyo control iragoranye cyane. Muri aya mafaranga y'ikoranabuhanga, nge nawe tuzagura dukoresheje bitcoin kuri telefone, leta nta hihuriye no kumintinga cyangwa kumininga. Hari blockchain abandi bikoreye amafaranga bayashyira aho ngaho. Nuko ngo cryptomonnaie cyangwa cryptocurrencies zirashyira leta z'ibihugu kuri pressure yo kuza kugerageza kubijyamo nabo, kuko atari ibyo biraba nko kubuyoboye abaturage abanyagihugu birakomoka ku mpindura amatwara, niyo cyo kwita nk'impindura amatwara cyangwa se revolution. Mu 2008 isi yaguye muri crise mu kibazo kirebana n'ubukungu, bihereye mu bihugu bikize, ahanini biturutse ku micungire y'amafaranga, biturutse ku birebana nuko banki zagurije abantu amafaranga menshi, abantu bayashora mu mitungo itimukanwa, bagura inzu n'ibindi. Hanyuma haza kuba ikibazo cyuko inzu zaguye zabaye nyinshi, buri wese akaba afite inzu, ariko adashobora kwivanamo amafaranga yayiguze. Erega icyo kibazo hano cyabaye buriya cyane cyane ni mu bihugu byo mu majyepfo y'uburasirazuba bw'Uburayi. Ariko icyo kintu sinagarimo haganje cyangwa ntuzarimo mu immobilier ama immobilier nyine iranye tunga itimukanwa. Buri ugira iki nibwo bwa mbere, ariko sibwo bwonyine. Ibihugu nka za Romania, Chypre, Ubutaliyane, ibindi bihugu biri mu majyepfo, ubundi buriya Uburayi kiriya gice cy'amajyepfo ashyira uburasirazuba kimeze nk'aho kidakize cyane. Yego, kiriya gihugu rero, biriya bihugu rero byashatse gukira, buriya biragenda bifata imyenda iremereye cyane,
kuremera kw'imyenda ishorwa mu byo wari umaze kuvuga byo kugura ibintu bitimukanwa noneho ntibyongera agaciro biba byinshi cyane ukajya usubiza inzu ku isoko wubakishije miliyoni 100 bakaguha 50. Yego icyo rero kandi noneho 50 baguhaye ni ideni ugomba kujya kuzishyura. Icyo rero nicyo cyatumye havuka ubwoko bushya bw'amafaranga turimo kuvuga bwo kwishyura adafatika, kubera ko hari umuntu umwe wicaye mu bantu babahanga mu bintu birana no gukoresha amafaranga aravuga ati iki kibazo cyaturutse ku bantu bashinzwe gucunga amafaranga leta z'ibihugu bayacunze nabi. Ese ubundi kubera iki bayacunga? Kuki tutakora amafaranga atarimo uyu muhuza, atarimo leta nk'umutambyi mo hagati tugakora amafaranga yiyise Satoshi Nakamoto? Nta muntu umuzi, nta muntu umuzi, nta uzi niba abaho, nta uzi niba leta z'ibihugu ubu ni igitangaza. Tuzaza kubigeraho, nicyo kibazo cy'ikoranabuhanga nitugera ku bintu bijyanye no kuyiba. Uraza kubona ukuntu abantu bita amazina gutyo, nta uzi niba ari umugore, nta uzi niba ari umugabo, nta uzi niba ari itsinda ry'abantu, nta uzi igihugu akomokamo. Icyo yatekereje no kuvuga ngo mu nyito yakumvikana nk'Umuyapani. Yego we icyo yatekereje yavuze ni gute twakora ifaranga ritariho, bitari ngombwa ko risinywaho n'umuntu wari we wese, ifaranga ritafatika. Iryo faranga ntiricungwe n'igihugu cyangwa na banki nkuru iyo ari yo yose, rikagenzurwa n'ubuhanga bwonyine. Ni ukuvuga ngo rikaba ari ifaranga rimeze nkuko twoherezanya amafaranga kuri mobile money, ariko akaba atazigera ahinduka inoti n'ibiceri. Kuko uyu munsi hari umuntu ushobora gufata icyemezo cyo kutazigera akora ku noti n'ibiceri, agakoresha mobile money gusa. Amafaranga ye akabwira umukoresha ati ujye unyohereza amafaranga kuri mobile money, niba nkorera 100 ubinyoherereze, nanjye wo nzajya nyamuha muri ubwo buryo, sinzigera nkora ku mafaranga. Ni hafi nkuko ku by'ama Bitcoin. We yakoze iryo faranga ryiswe Bitcoin, iryo faranga ridafatika, ari byo bita cryptomone. Uburyo ribaye n'irya mbere mu mafaranga adafatika yagiye yego uyu munsi haragera kuri 600 hirya no hino ku isi. Ubirebana nuko rikorwa mu kanya twavuga ko aya mafaranga dufite y'inoti n'ibiceri kuyakora n'umurimo. Uyu ukoze nyine bakaguhemba amafaranga nawe ukayashyira undi wundi icyo ugiye kugura, uguzeho nawe akayatanga agiye kugura ikindi kintu. Ibyo ni kuri aya mafaranga afatika. Kuri ayo mafaranga yandi rero ikoranabuhanga ari digitale rero uburyo bwo kuyakorera ubundi to encrypt ni uguhisha ubutumwa ukabwohereza mu rurimi rudasomwa n'uwari we wese. Niba ndi kukohereza ijambo ngo amafaranga, ni nko kugira ubwiru buri hagati y'abantu. We Munana, niba nshaka kwandikira ijambo ngo amafaranga kuri telefone yawe, tukabyandika mu buryo umuntu atapfa gusoma, mu rurimi rurimo inyuguti, ibimenyetso n'imibare. Ayo mafaranga nabwo rero iyo yakiriye kuri telefone yawe, hari inzego z'ubutasi zibikora gutyo. Kuri telefone yawe cyangwa kuri mudasobwa yawe ubona ngo wakiriye ubutumwa runaka. Icyo ukora rero ni ukubuhindura mu buryo busomeka. Aya mafaranga rero kuyakorera nibyo bita kumining. Hari abantu b'abahanga ushobora kwita abahanga cyangwa se abandi bakora b'abahanga mu bya mudasobwa bitwa ba miners. Icyo bakora buri gihe ni ukwirirwa banafungura ubwo butumwa bwitwa amafaranga nyine. Uko bafungura kode, ibyo bita kode, bongera bazifunga, niko bazongerera umutekano ku buryo nta muntu wapfa kuzinjiramo. Ubashije gushyiraho kode ikomeye cyane, we agira ama cryptomone ahabwa. Niba ari Bitcoin akagira ayahabwa nk'igihembo, nuko ayo mafaranga bayakorera. Buri kode bafunze rero bakayita chain, uko block bakayita block, bakayita block. Noneho bose babihuriraho cyangwa se urwo ruhererekane rwo gufunga ayo makode bakarwita blockchain. Ayo mafaranga cyangwa se block nyinshi ziba zagiye hamwe. Yego ikiriho nuko uyu munsi afite agaciro kenshi cyane, kanini cyane. Yego nk'i Bitcoin rimwe rigeze ku 47,000 by'amadolari, ryigeze kuba 3,000 by'amadolari. Mu 2019 ryari 6,000 by'amadolari. Uyu munsi uratekereza mu myaka 3 rimaze kwikuba inshuro zirenga 5 ziragera hafi ya 5. So iyo ni threat rero kuri leta z'ibihugu. Ndagira ngo tugaruke kuri iyo ngingo, kuri leta z'ibihugu governments. Byaba biri gukorwa government rero ntabwo ziteguye, sinzi niba zizanitegura gutakaza control ku mafaranga, kuko ni ngo akazi ka central bank kaba karangiye.
buri impamvu banazita bank de bank cyangwa bank nuko ngo ubucuruzi burakorwa hagati y'abantu nta leta irimo ngo ifate umusoro si ibyo gusa hari ikindi ni nk'iki ubucuruzi burakorwa leta nitakaza imisoro biragenda gute niba nge nawe ubucuruzi ikibazo kiyarimo no kumenya uko ubukungu bwabwo bwagenze ikibazo kiyarimo kubera ko abatarakozwe na leta kubera ko atakozwe amafaranga yavuye he hajya he kubera ko atakozwe na leta ntabwo ariyo iyafite mu nshingano ngo iyagenzure ninza kugura ibirayi iwawe nkakwishyura muri ayo mafaranga atarakozwe na leta ndabanguza ibirayi minisiteri y'ubucuruzi itazi yego ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kitazi kuko kitamenya ngo wabiguza ya naya uyu muntu yinjije amafaranga ya naya sora nicyo kibazo kiriho ariko ni ikibazo cyakemuka gute nicyo tujye kureba icyo leta z'ibihugu ziri gukora icyo leta z'ibihugu mbere yuko Munana ugira urabona hari leta nazo zatangiye kugira impungenge zitangira kubibona yuko nizidacunga neza zirisanga ziri hirya y'ubugenzuzi bw'amafaranga bakora iki rero na hano mu Rwanda bari kubitekereza ako so udafite control y'amafaranga ubundi do you have any power ubundi kuruhande rumwe ngo yabikiye utagenzura amafaranga byagorana power yose bigiye hari ibintu bita ngo central bank digital currency ntitubijyamo cyane ariko buriya amabanki arashaka gukora ifaranga iryo ridafatika ariko rigarukira aho dushinga imbibi ku gihugu rikora kugera icyangugu cy'amembe rigakora kugera irubavu rigakora kugera hari iburasirazu ku Rusumo ritarenga aho ngaho ibyo bizakiringa bitcoin none yego kereka hari hashobora kujyaho regulations yego ahari bakavuga ngo naho ubundi tuvuge abantu baramutse bamaze kujya muri iyo technology reka tuyite gutyo hari hasanzwe hariho inoti zisanzwe abantu wowe ukoze uri central bank ukoze cryptocurrency uravuze iyi ngiyi ya banki y'igihugu the same process ubwo buryo abantu barabakoreshe buraba n'ubundi buri muri competition na bitcoin iri ku isoko uzi icyo bibyara icyo bibyara urakizi amadolari wenda ariko birabyara yuko buri gihugu noneho kizageraho gikore digital gikore central digital currency yacyo noneho jewe nimva hangaha ngiye gushaka ibicuruzwa i Burundi cyangwa muri Congo ngende nkore exchange na digital cryptocurrency yaho yego tuyahererekanye kimwe nuko aya mafaranga yose nkuko n'ubu twahererekanyaga amadolari amafaranga afatika niyo mpamvu tuvuga ngo bitcoin rimwe rivunjaye kuri miliyoni 47 z'amanyarwanda bivuze ko ayo ngayo igishobora kuzashyirwaho no kuvuga ngo igihugu nigishyiraho cryptomone yacyo iri unique ishobora kuzayivunjwa muri cryptomone yo muri Congo cyangwa se yahandi cyangwa se mu bindi bihugu bitabaye ngombwa ko wikorera amafaranga yandi uyu munsi kohereza amafaranga kuri mobile money uyohereza muri Amerika birashoboka abantu bakoresha ama application nk'izitwa Cash App n'izindi umuntu ashobora kohereza amafaranga amadolari ukayakira kuri mobile money ukayakira mu manyarwanda ibyo ngibyo birashoboka ni ikigaragaza ko rero bishoboka ko hashobora gushyirwaho politike kuvuga ngo ibi aya mafaranga afatika y'inoti n'ibiceri dushatse dushobora kwita traditionnel ko avuyeho ku rwego rwa burundu cyangwa se ashobora kugumaho kwijanisha rito cyane kubera ko uyu munsi bibarwa ko nka reserve nationale ya leta zunze ubumwe za Amerika ibara ko uyu munsi abantu bishyura amafaranga ya cash abenshi arabagura ibintu bitarengeje amadolari 10 abandi bose bakoresha amakarita bagakoresha uburyo bwo kuhererekanya amafaranga ku rwego runaka gusa none ngo aya mafaranga afatika y'inoti n'ibiceri kuyikuraho birashoboka kandi ubuzima bugakomeza yego amareta rero nkuko twabibonye ntabwo yiteguye kuva mu bugenzuzi bw'amafaranga ibihugu bitandukanye byabonye ko iby'inkwakuzi byabonye yuko aho kugira ngo bitakaze ubwo bugenzuzi ahubwo byakwinjira ku isoko rya yego nk'ubu ibihugu bitandukanye byashyize hamwe bikora ikintu bise ngo Financial Action Task Force iki ngiki ni ikintu ni nka network ni ihuzanzira ry'ibihugu byemera gukoresha ifaranga riri digitale ariko bakumvikana uburyo barigenzura ibihugu bigahurira hamwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka turimo hagiyeho ikintu cyitwa ngo Basel Committee of Banking Supervision aba ngabo ni ukugenzura amafaranga yayandi ari virtuel donc kugira ngo bakurikirane
hagiyemo uruhande rw'ibihugu nk'urugero leta zunze ubumwe za Amerika yashyizeho ikitwa ngo US Securities and Exchange Commission. yego icyo ngicyo igishyiraho kwari ukugira ngo bagiriwe inama n'umusenateri witwa Elizabeth Warren arabwira ati rero aya mafaranga murimo mubona yatanye muri primaire zo muri aya mafaranga murimo mukerensa mutya ntabwo muzayashobora. Ibyiza nuko leta ishyiraho yemera yuko agomba kujyaho ubwigashyiraho uburyo bwo kuyagenzura. Canada mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ariko no mwaka byarahitinze cyane mu 2021 ahubwo turanibaza ese buriya si experience ya covid kandi abantu guherereka abantu babonye ko bishoboka koko abantu babaho bakoresha amafaranga bakuyahererekanya kugura mu buryo buri digital budafatika tari iby'inoti bikaba wenda byatuma imishinga nk'iyibaho. Waruvuze Canada najya hari ibindi bihugu mbona hano ntacyo banzura biseze turebe. Canada nayo yashyizeho Canada yashyizeho uburyo bwo kugenzura aya mafaranga yo ariko ihana ibigo byose gishobora kugira ubushake bwo gukora ifaranga leta itagenzura. Donc ni uri ikigo gicura ifaranga ryo kuri internet ugomba kubanza ukimenyekanisha muri leta. Udakoze ibyo bakamenya ko ari wowe baraguhana. Cyakora Canada ibyo yabikoze imaze kubona yuko nubwo bwose amafaranga hari ariko agenda homba mu buryo butandukanye. Bakoze igenzura basanga muri Canada ili Bitcoin ku bantu barikoresha muri Canada ryaguyeho 31%. Ethereum basanga ryaguyeho 44%. Binance coin yaguyeho 32% mu gihe Dego coin yaguyeho 30%. Baravuga bati rero birashoboka yuko impamvu ya mafaranga yanaguye ari uko leta itashyizemo akaboko niko bibwiraga. United Kingdom impamvu nakubwira ngo muri 2021 byarakabije cyane byarahitinze cyane bashyizeho ikitwa ngo Financial Conduct Authority. Icyo ni ikigo kihariye bisa ngo ni watchdog kugira ngo bagenzure Binance. Ni nko kugira ngo bitabacika bagumye bagire ubwo bugenzuzi ku mafaranga. So uretse ubwo ibyo byo kugira ubugenzuzi gusa hariho n'imishinga noneho ya leta z'ibihugu nabyo byo gukora ayo mafaranga noneho mu buryo bwo guhangana nayo yandi abaturage bari gukoresha leta zidafiteho ubugenzuzi. Leta ikaba ishobora kuza tuvuge amafaranga y'u Rwanda yitwa Fonds Rwandais cyangwa Rwandan franc amanza titwa Rwandan franc yitwa Fonds Rwandais. Amafaranga y'u Rwanda yitwa Fonds Rwandais. Alors bakaba bashobora kugira gutya hagahita haza IFR Fonds Rwandais cyangwa ERF Electronic Rwandan franc. Nukuvuga ngo ubu hari ibihugu biri mu mishinga yako kanya icyo twavugaga ni security kuvuga ngo hagati aho ngaho ibintu bye guhitinga gutyo ngo bigwe rimwe abaturage bahombe. Waruziko winvestinze mu Bitcoin riri mu bihumbi 2 by'amadolari mu kanya gato biraguye harimo no kugwa k'ubukungu n'ubushobozi bw'abantu bwo kugura hashobora kubamo n'ubujura. So Ubushinwa ubu buri mu mushinga wo kugerageza noneho EU1. Donc EU1 iri electronic yego ubwo kimwe rikoze nyine nkuko kwa Bitcoin umuntu akaba bizi ko ari faranga riri digital ridafatika cyangwa riri virtuel rya leta nyine n'ubundi. Kandi nkuko twabivugaga icyizere uko kugwa donc fluctuation mukanya gato y'ibintu byari ku bihumbi 5 mukanya biri ku bihumbi 2 mukanya biri ku bihumbi 3 birashoboka neza ko rya faranga rya niba ari nakamora ni Satoshi ya Bitcoin ya Satoshi tutazi ku cyizere bishingiye kuri fluctuation rigira buri gihe kandi koko rirazamuka rikamanuka ni kimwe n'ibindi. Ni nabyo leta ivuga no kuvuga ngo ntekereza ko ubajije mu nzego z'ubuyobozi bakugira inama yo kutajya muri biriya bintu. Exactly. Kubera ko bakubwira ngo niba yakwibasa uzabaza. Yego. Bitandukanye rero na ERF cyangwa Electronic Rwandan franc tubizi neza ko iri muri iri headquartered hano haruguru muri BNR tuzi ko hari ministry tuzi ko hari ubuyobozi ngo iyo bibaye ku isoko kubera ko nyina amafaranga ashingiye ku cyizere ari naho twatangiriraga bivuga ngo urazi neza fluctuation no nibyo byose aho wabibariza icyo cyizere cyatuma yego national
e-currencies cyangwa izo cryptocurrencies zishobora kugirirwa icyizere kuruta za zindi za blockchain iri inyuma hariho abantu b'amamaske tutazi ibyo nibyo byatumye ngira ngo ariko ibyo ngibyo ni bimwe twavuze bya central bank digital currency niho byose ni ubushinwa naho ngaho buri kugerageza ubu ngubu yuan electronic kimwe na leta zimwe na zimwe muri Amerika y'Amajyepfo nk'ubu ngubu ubushinwa ntabwo ari bwo bwa mbere nk'ibirwa bya Bahamas byarabibatanze Equateur kuva mu 2014 bo batangiye noneho kugerageza iryitwa dinero electronico simbizi niba ari gukora avugaho nk'umuntu yobaye iki kiganiro ndashaka ko ariyo twe dusorezaho yego mu byukuri rero yego ibyo niryo bo bagerageje ubwo byumvikana hari n'ibihugu byo muri Afrika nabyo byatangiye imishinga Afrika y'Epfo na Kenya n'abandi so mu byukuri abantu be mindly prepared abantu babe mu mutwe batangire babyumve uko mu Rwanda abanyarwanda burya kenshi abantu bagendera rimwe mu bintu rimwe batinda kubyumva ariko bakazagendera rimwe bibiri amazing kumva ukuntu hari ahantu utakwemera bamwe batemera kubitsa muri banki baravuga ngo banki haraba ikibazo bavuga ngo amafaranga barayibye mu Rwanda uyu munsi kuba abantu bashobora kuba kuva Rusizi kugera Nyagatare aho wajya hose mu cyaro umuntu ashobora kwishyura akaregla facture ye akishyura akoresheje mobile money ibyo bintu hari abantu bamwe bagiye bava i Burayi tugahura no muri za Amerika nabo ubwabo bataragera kuri icyo cyizere batageza aho ngaho u Rwanda rero ruri imbere ku kintu nk'icyo kuvuga ngo n'abantu banitegure igihe runaka nta mushinga nzi mu Rwanda uriho wa cryptocurrency birashoboka ko binariho wenda twabibaza yego niba beneri hari ikiri gukora yego ariko byo abanyarwanda bije kubijyamo ni mu gusoza hari akantu tutabura kubwiraho abantu nanone aya mafaranga atera impungenge kubera iki kubera yuko izi cryptocurrencies atera impungenge kubera yuko n'ubu ushobora gusanga hari umunyarwanda twumva avuga ati ni mugende shana rahombye kubera ama bitcoin yego kubera yuko kubera ko ari amafaranga hari ikintu sinzi mo hagati yo ku mininga hari ikindi cyitwa hari gutradinga abanyarwanda benshi baratradinga rero ntabwo bamayininga ni nayo mpamvu tradinga ni umuntu uyafite nubundi kuyabika kubera ko utari bujye kuyagura isukari kuri boutique ukenera kuyavunja mu ukeneye ariko nanone kubera ko ibiciro byayo bihinduka naho ngaho kuri internet hakoresherezwa nabwo abantu bahora bayagurisha ikibazo ibyagura byinshi agura ibiyobyabwenge agura intwaro agura abantu nta muntu umenye ko byabaye ari hanze ya control iyo nayo ni challenge rero kimwe n'indi imwe ya scam iyo twari tugiye kuvuga ari amafaranga kubera ko ari ibintu bibera kuri internet habamo ubujura bwinshi rimwe na rimwe abantu ntibabikontrole mu minsi hashize igihe gitoya ikigo cyitwa Poly Network cyo mu Bwongereza umuntu w'umuhanga mu bya mudasobwa mu kwiba amakuru kuri mudasobwa bitaba hackers aje gutya yiba miliyoni 610 yiba ama bitcoin na ethereum byose hamwe bifite agaciro ka miliyoni 610 ariko uyu munsi noneho gatoya ntekeza ko ishobora no kuba ku ruhande rumwe tutabyitirira neza cryptocurrencies kuko n'uyu munsi system yose ya transfer y'amafaranga no kuri izi note zisanzwe n'ubundi nayo iri electronic ku buryo umuntu kwinjira muri system agafata amafaranga kuri konti yawe n'iyanjye akajya agenda avana ayo ashaka akajya muri banki runaka akaya transfer ku yindi banki ntekeza ko bishobora kuba nabyo byabaho aho bino bitandukaniye hariya hagaragara izo trace ku buryo inzego rumwe ebyiri police n'izindi nzego ariko hano tuvuge nk'urugero mu minsi yashize habaye igitekerezo cy'uko ngo hakorwa ifaranga ryitwa ngo African crypto rikaba ari ngo based muri Afrika iryo faranga ryari ryazanywe n'abantu ngo bita ngo ni Rizikaji hamwe n'umuntu witwa Amerikaji bashaka ko barabavandimwe abangaba noneho batangiye no kugurisha iri faranga bararigurisha bagera kuri miliyari 3.8 z'amadolari ubaze ayo mafaranga yahwanaga na bitcoin yagura miliyari 3.8 by'amadolari ariko nyamara abantu baje gusanga atari byo bose basanga ni scam
ni ukubabwira ngo rero nubwo bwose aya mafaranga agezweho ariko ntabwo ibintu byose bishashagirana biryoshye. Ubushinwa EU1 yabo bateganya ko izaba EU1 izashyirwa ku isoko mu 2022 ubwo ni mu mwaka utaha. Hariho European donc Euro Digital Euro cyangwa Euro numérique nabo barateganya ko ishobora kuzajya ku isoko ikaba yakoreshwa hagati y'2025 n'2026. Hari Sweden nayo iri guteganya amafaranga yaho ni amakrona korone yego ni krona. Iyi krona cyangwa electronic krona y'abanya Sweden nabo mu 2020 mu kwezi gushize bavugaga ko bari kuganira n'abantu bo muri zone yaho. Hari imishinga myinshi rero abantu babyumve ko cryptocurrencies ubu zitagiye kuba gusa kuri blockchain na leta, ni competition igomba kujya kugira ngo zikomeze kugira control y'amafaranga. Yego birebana n'imikoreshereze y'amafaranga dushobora kubivugaho igihe kinini kigashira mu ijambo rimwe. Aya mafaranga twita traditionnel y'inote n'ibiceri kuri wowe Gedeon afite ijya ubona ashobora kuzarangira cyangwa azakomeza beho? Aya mafaranga azagenda avaho gake gake kugera igihe azashiriraho cyakora bizafata igihe. Munana ntabwo nanjye njya kure cyane ya Gentil Gedeon, bizafata igihe, ariko igihe bizafata nge ntekereza ko ari kijyanye n'iterambere ry'abantu, kuko nubundi nko mu bihugu bimwe na bimwe ubusanga n'ibikoresho by'ikoranabuhanga n'iki byose bigenda bitinda kubageraho. Ariko abaturage b'isi kuri icyo ngicyo na internet n'iki uko ngende kubibona ni urupfu rw'amafaranga y'inoti n'ibiceri mu buryo buri traditional cyangwa twari tumenyereye rutangiye process ruratangiye, serire z'amafaranga zitangiye gupfa mu gihe runaka ayo ngayo aravaho aba amateka. Mwakoze kutwumva no kudukurikira no kutureba, turabashimiye. Icyo tubifuriza no gukorera amafaranga menshi mwifuza, icyo tubasaba no gukurikira Trio Rumurika naho gutaha.